Ndabakiriye mwese bene data hano kuri Pure Gold TV y'abakristo kandi mbasuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tugiye gukomeza ikiganiro kuko tumaranye iminsi 7 twiyemeje yo kurebera hamwe ikijambo ry'Imana ritubwira mu byerekeranye no kuzuzwa ndetse no kuvugururwa mu mwuka wera. Tumaze iminsi tubisengera, nzi neza ko hari abantu bafashijwe kuko bajya bampa feedback, bakanyohereza message bati turafashwa, turimo turafashwa. Imana ishimwe cyane. Nzi neza ko Imana umwuka wera hari icyo arimo akora, kuko hafi y'abakristo benshi baribuka Pentecote. Natwe hano rero muri iki cyumba cya Pure Gold TV y'abakristo turimo kwiherera, abo turi kumwe turimo kwiherera dusaba Imana ngo itubatize mu mwuka wera kandi natuvugurure, ndetse n'ijambo ry'Imana dusoma rirabitwemeza kandi riratwereka ko umwuka wera akora ari by'ukuri. Umwuka wera ko atarangiranye n'intumwa, ko Pentecote itarangiranye n'intumwa, ahubwo ko n'uyu munsi Pentecote ikiriho. Abantu baracyuzura umwuka wera, bakavuga mu ndimi, bagahabwa izi mpano tumaze iminsi tureba, impano z'ubuhanuzi, bakera imbuto z'umwuka wera. Ibi ni ukuri. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye gukomeza turebera hamwe iki kibazo benshi bibaza. Abantu baribaza bati ese koko ziriya ndimi twumva abantu bavuga mu rusengero cyangwa mu biterane cyangwa se aho bateraniye basenga, ziriya ndimi sibyo bigirisha? Ese koko izi ndimi zibaho? Ese niba zarabayeho n'uyu munsi abantu barazivuga? Ibyo birashoboka. Tugiye rero kumarwa amatsiko n'ijambo ry'Imana. Mwene data ufite iki kibazo ukurikire wumve neza, nukomeza kumva ugifite ikibazo, please ndagusabye uzanyandikire, tuzabiganiraho kurushaho twihereraye, cyangwa se nzakwandikira. Imana ikugirire neza, nanjye imfashe kugira umwuka wera wari we utuganiriza, kuko nubundi turi mu by'Imana. N'Imana n'iby'umwuka wera nyine. Reka rero dufatanye gusenga nk'uko dusanzwe tubikora hano kuri Pure Gold TV muri iki cyumba cy'amasengesho, kuri iyi platform ndiho kugira ngo tuganire. Reka dufatanye, ndabona ko turi kumwe mu buryo bw'umwuka. Reka dufatanye gusenga. Mana data, turagushimye ko n'umuntu dukunda. Iri ni ijambo ryawe dusoma. Ndagushima ko duhaye umufasha w'umwuka wera. Ndamwemera, yaraje, ndamuzi neza, naramuhawe. Ni iby'ukuri, ndabihamya rwose. Ndagusabye kugira ngo bane natwe, umuntu utabyumva umufashe abyumve. Mwami Yesu Kristo umunsi wa none urakoze ku mwuka wera ari we mufasha, ari we mwigisha, agiye kuba ari utwigisha hano kuri Pure Gold TV. Izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Byose mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data, reka dukomeze tureba n'ubundi iki kibazo, kuko abantu benshi bakunze kugira ikibazo bibaza bati ese koko indimi ziriho cyangwa ntiziriho? Iki ni ikibazo gikomeye cyane kibazwa na benshi, ndetse bajyaho n'impaka. Tugiye rero kureba iki ijambo ry'Imana ribitubwiraho. Cyane turakurikira uyu mugabo witwa Pawulo, nawe wari warananiranye, atari yamenya agakiza, atari yahura na Yesu. Yari umuntu utari mwiza, urwanya ubwoko bw'Imana, ndetse yangaga abakristo pe. Ijambo ry'Imana ritwereka ko yakijwe ari mu nzira agenda ajya kubatoteza, ahura n'Imana agenda ajya mu nzira nitwa Damasiko, maze ijwi ry'Imana riramumanukira mu buryo bw'igitangaza, bigaragaza ko abakristo yatotezaga bamusengeraga, maze Imana irumva, iramanuka, yiyumvira ijwi neza, arabyihamiriza muri Bibiliya. Arahinduka, ahinduka umukozi w'Imana, abahinduka imbata y'Imana, aba umukozi. Uyu rero niwe tugiye kureba ibyo tubwira mu byerekeranye n'indimi no kuvuga indimi, ndetse adusobanurira neza ko indimi ari impano y'Imana. Tugiye kurebera hamwe rero, ntujye kure, reka dukurikirane, dutangirane n'ubundi dusozanye, ntabwo ngutindira. Reka turebe ijambo n'ubundi ryanditswe na Pawulo yandikira Abakorinto, mu Bakorinto ba mbere, urwandiko rw'Abakorinto ba mbere, ibice 14 ku murongo wa 2. Turasanga ko kuvuga indimi ari imwe muri forume yo gukominika n'Imana. Bene data, kuvuga indimi no gukominika n'Imana ntabwo ari ibintu umuntu apfa kwivugira gusa. Ubuganira n'Imana kuko ni impano Imana yatanze. Iyo dusenga mu ndimi tuba tuvugana n'Imana direct.
kuko indimi zumvwa n'Imana yonyine. Umuntu ntabwo azumva keretse uhawe impano yo kuzisobanura. Amen. Pawulo atubwira ko gusenga mu ndimi ari ikintu cyangombwa cyane ku buzima bwawe nk'umukristo ujya mu ijuru. Nk'umukristo wowe nanjye ni ukuri ngo roho zacu ziba zisenga. Ibyo twabisanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 14 ku murongo wa 14. Nubona umwanya we wahasoma ubyumve neza. Abakorinto ba mbere ibice 14 ku murongo wa 14. Gusenga mu ndimi kandi ni uburyo bwo guhimbaza Imana no kuramya turirimba nk'uko tubisoma mu Bakorinto ba mbere ibice 14 umurongo wa 15. Reka dukomeze turebe. Gusenga mu ndimi ni uburyo bwo kwiyubaka ubwawe, waguka ugakura mu bugingo bwawe muri Yesu no mu ijambo ndetse no mu mwuka wera, maze ukamenya Imana kurushaho. Amen. Gusenga mu ndimi ni ikintu cyiza, reka tugisaba Imana umunsi wa none. Bibiliya yera kandi itwereka ko iyo usenga mu ndimi uba wiyubaka kandi nyine uba wubaka n'abandi, ubazamura kandi ubakangurira kwizera, ubafasha kugira ngo mu kwizera kwabo gukomere. Amen. Ubasengera kandi nabo bubaka rwose. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Pawulo akomeza kubitsindagira, gutsindagira iki kintu cyo kuvuga indimi, abyemeza rwose, abihamya adashidikanya, abitsindagira, yifuza ko abantu bose bavuga indimi, bavuga izindi ndimi kandi bagahanura kurushaho. Kuko umuntu uhanura niba uhanura uruta kure uvuga izindi ndimi. Gusa byagira umumaro mu itorero habonetse usobanura izo ndimi. Ibyo byagira umumaro. Ibyo turabisanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, n'ubundi niho tukiri, ibice 14 ku murongo wa 5 waza kuhasoma. Kuvuga mu ndimi ni byiza cyane kuko nabyo byubaka itorero ryose ry'Imana. Amen. Praise God. Imana ishimwe cyane. Guhanura niyo mpano nziza mu kubaka itorero, nicyo Pawulo arimo atubwira, arimo twibutsa kuruta indimi zitumvikana. Ibyo birumvikana bene data. Indimi nazo zisobanuwe nk'uko abivuga, byafasha benshi kuko bahabwa message yo kubakomeza no kubaka nk'umubiri umwe wa Kristo. Turi umubiri umwe wa Kristo bene data. Ndagira ngo nsoze iki kiganiro mvuga ku mwanzuro, navuga nti Bibiliya yera itugira inama ko byaba byiza kurutaho kuri wowe nanjye nk'umukristo twajya dusenga mu ndimi twenyine twiherereye, kuko ari wowe wenyine, ari jye jyenyine indimi zubaka. Iyo nzivuga za ndimi zitumvikana ni njye jyenyine Jose ubu kominika n'Imana, kandi njye ziba zizamura, ziba zinyubaka mu bugingo bwanjye. Nubwo hari igihe nubaka n'abandi, ariko akenshi ni njye jyenyine. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, mba niyubaka. Niyo mpamvu rero byaba byiza nzisenze jyenyine mu bihe byanjye bya devotion time. Bihe byanjye byo gusenga niherereye, kwa kundi umuntu aba ari wenyine, ukabyuka ukiyerera wenyine ugasoma ijambo ry'Imana. Icyo gihe indimi uzirekuye ukavuga byagufasha, byabikubaka, zaba zikuzamura imbere y'Imana, uri gukominika n'Imana direct. Niwe byubaka mwene data. Nizeye ko byumvikanye ibyerekeranye n'indimi, uretse ko byafata igihe ukandika byinshi. Hari byinshi cyane umuntu yaho ukandika n'igitabo, ibitabo byinshi ni byinshi, amvuzemo duke cyane ngira ngo ngukumbuze, nkubwiye nkwereke n'ukuri wowe wari ubifiteho ikibazo. Niba ugifite ibibazo ntuzashidikanye kutwandikira hano kuri Pure Gold TV, ndetse washyiraho na comment, ntugatinye icyo ubyumvaho, kugira ngo twubakane nk'itorero ry'Imana dufatanye. Imana ikomeze kugirire neza mwene data uri musaba iyi mpano nziza cyane yo gusenga mu ndimi, kuko bizaguhesha gukominika n'Imana. Rwose Imana izagufasha kandi uzarushaho kugira
amahoro n'umunezero n'ibyishimo no kurushaho gukura mu mwuka. Ibyo byose turabisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 12 ku murongo wa 7 ugeze ku wa 11. Imana ikomeze kugire neza, kwifurije weekend nziza. Ntuzatinde rwose, ejo turi kumwe, ejo tuzasoza iki kiganiro twibuka uko Pentecote yamanukiye intumwa kane yacu uyu munsi wana. Natwe ejo izo ndimi tuzazivuga, ejo tuzuzuzwa umwuka wera, ejo tuzasengera hamwe, ejo tuzafatanya, kandi rwose bizaba ari byiza cyane. Pentecote natwe izatumanukira, n'ukuri tuzarushaho kuvugururwa ndetse no kumva umuntu abaye refreshed, wongeye kuvugururwa muri wowe, wongeye kuba mushya. Imana ikugirire neza, turi kumwe ejo. Rero ntuzabure weekend nziza. Nakubwira nti wari kumwe na Jose kuri iki kiganiro. Ndabakunda mwese kandi mbashimira amasengesho yanyu, nuko turi kumwe hano muri iki cyumba cya Pure Gold TV yawe ni yanjye y'Abakristo. Imana ishimwe cyane kubw'ubu buryo yaduhaye bwo guhurira hamwe tukigira hamwe ijambo ry'Imana tugafatanya. Imana iguhe umugisha. Ndagushimira subscribe, ndagushimira share, kandi ndagushimira na like. Imana ikugire neza, turi kumwe mwene data. Ndabakunda mwese. Bye bye.